cyane ndabashuje nanone mbaye ikaze kugira ngo muze tuganire ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wacu wa gatatu wamasengesho y'iminsi 14 amasengesho afite intego ivuga ngo Imana idukureho igitutsi. Nkuko tumaze iminsi tubivuga ejo twabivuzeho nejo twarebeye hamwe igitutsi niki. Umunsi wa mbere twarebye igitutsi cya Rasheli umugore wa Yakobo igihe yavuga ngo Imana inkuyeho igitutsi yavugaga iki? Icyari igitutsi ku buzima bwe cyari ikihe? Nanone ku munsi wa kabiri twarebye igitutsi cyari kuri Zakariya na Elizabeth nk'abakozi b'Imana bari bakoreye Imana igihe kinini ariko bafite ikibazo batindanye nacyo kibamazeho igihe kiragera Imana iza kubakuraho igitutsi. So iyo twabonyeho rero kuvuga ngo igitutsi ubusobanuro bwacyo n'ubuhe? Nuvuga ngo ni ikintu kiba ku buzima bw'umuntu ari urubwa kuri we, cyangwa se ari ikintu kimutera ipfunwe, ari ikintu kimutera ikimwaro, ari ikintu umuntu ushaka kumuca intege, kumurwanya, kumunaniza akoresha kenshi kugira ngo amubabaze. Umuntu ushaka kubabaza cyangwa se umuntu ushaka gukomeretsa akoresha cya kintu kikubaho nk'igitutsi. Nanone uyu munsi tugiye kureba ubundi bwoko bw'igitutsi buba ku buzima bw'umuntu cyangwa se bushobora kuba ku gihugu, aho igihugu cyangwa se abantu runaka bashobora kugibwaho n'ikintu gisebya icyo gihugu cyangwa se gisebya umuryango, kikabaho ari igitutsi babana nacyo ku buryo ari ikintu kibazanira igisuzuguriro, kibazanira ikimwaro, kubakoza isoni, cyane cyane kiba ari ikintu gihinyura ukwizera kwawe cyangwa se uwo wakabaye uriwe. Yesu nashimwe cyane. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe nanone ubundi bwoko bw'igitutsi tugiye gusaba Imana kugira ngo dukureho. Ubwoko bw'Abisirayeli bigeze kubaho igihe bariho igitutsi, basenga Imana, Imana ihagurutsa umuntu araza akibakuraho, Imana imukoresheje. Tugiye gusoma ibyanditswe byera hanyuma dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Reka turebe Samuel wa mbere igice cyaho cya 17 turasoma duhereye ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Araza arahagarara akomera ingabo za Isirayeli ati, kuza kurema urugamba aho mwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya, namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuke ansange, nabasha kundwanya akanyica tuzaba abagaragu banyu, ariko nimunesha nkamwica namwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Umufilisitiya arongera aravuga ati, nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, nimumpe umugabo turwane twembi. Yesu nashimwe cyane. Iki gihe cy'umwami Sawuli yari ku ngoma muri Isirayeli. Umwami Sawuli niwe mwami wa mbere Isirayeli yagize igihe Abisirayeli basabye ko bagomba kugira umwami. Ubundi wenda dusubiye inyuma gatoya mu mateka y'Abisirayeli, akenshi abantu bakunda kugibazaho ese kuki tuvuga Imana ya Isirayeli, kuki Bibiliya ivuga ngo ni Imana ya Isirayeli, ndetse bamwe bakavuga ngo oya tuvuga Imana y'Abanyarwanda, tuvuga Imana y'igihugu runaka, tureke kuvuga kuki Imana tuvuga ko ari iya Isirayeli gusa. Ntabwo Imana ari iya Isirayeli gusa, ahubwo ni ururimi rwa Bibiliya dusanga hano nk'uko byanditse muri Bibiliya. Imana ikunda abantu bose kandi natwe tugirira neza, ndetse natwe abari abanyamahanga twabaye abana b'Imana mu rukundo rwayo igihe yaduhaye Yesu Kristo nk'igitambo. Abari abanyamahanga natwe duhinduka abana b'Imana mu rugo. Rero tuvuga ngo iyo bavuga ngo Isirayeli yabayeho ni izina ryaje bwa mbere Imana irihaye uwitwa Yakobo, umwuzukuru wa Abrahamu. Wenda dusubiye inyuma gake mu mateka, igihe Imana imaze kurema umuntu ikamutuza muri Edeni, igihe cya Adamu na Eva baje gukora icyaha, Imana ibirukana muri Edeni. Babaho ariko barakomeza baragwira, abantu barororoka baba benshi.
noneho abantu bamaze kuba benshi cyane baza gukora ibyaha, bakora ibyangwa n'Uwiteka. Ariho haje kuza kuva intandaro y'Imana kuza n'umuzure, abantu bakarimbuka, noneho hagasigara Nowa n'umuryango we. Nanone nyuma y'umuzure abantu baje kongera barororoka, batangira nanone ko bagendaga bagwira, barongera kandi nanone bava ku Mana, batangira gusenga ibigirwamana. Cyane nk'igihe cy'uwitwa Nimrode wakomokaga n'ubundi kwa Nowa, yaje kuba umuntu ukomeye cyane ku buryo yari umuhigi w'umuhanga, arakomera, agira imbaraga, ndetse ku buryo n'abantu ibyegera byo bashatse kugira ngo bamusenge abe nk'Imana, bamugira nk'ikigirwamana. Muri icyo gihe rero Imana iza kuza mu isi, yashakaga ko yari ifite umugambi wo gucungura isi. Imana yaje n'ubundi umugambi yari ifite kuva Adamu amaze gucumura, yatangiye umushinga wo kuzacungura umuntu. Noneho Imana ko yari ifite umushinga, yari ifite uwo mushinga wo kuzacungura umuntu, irongera none iza mu isi. Rero ntabwo ari byiza ko umuntu naremye azabaho agaheranwa na Satani. Imana iraza mu isi mu bantu batuye bahari, ifatamo ifatamo umugabo witwa Aburahamu, iramuhamagarira amubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, haguruka uve mu gihugu cy'iwanyu uriya Bakaludaya, nkwereke igihugu uzabamo, ngiye nzaguhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu aragenda, agendana n'Imana, aza kugeza igihe atangira gutakaza ibyiringiro byo kubyara, ariko Imana ikaba yaramuhaye isezerano ko azororoka akagwira. Igihe kigeze Imana isoza isezerano ryayo, Aburahamu arabyara, abyara umuhungu witwa Isaka. Kubera ko iminota y'ahangaha n'ubundi bari mike cyane, itari ibaye myinshi, ntabwo byahura, ni iminota ibiregeye, ntabwo ndi bujye muri aya mateka cyane, ndagerageza kwihuta gusa kugira ngo mwumve inkomoko y'Abisiraheli. Isaka arabyara, abyara abahungu babiri, abyara Esawu, abyara na Yakobo. Isezerano ry'Imana n'ubundi irikomezanya na Yakobo. Noneho Yakobo igihe yavuye iwabo, akava iwabo akajya kwa Nyirarumerabani, ari naho yashakiye, ariho yakuye abana n'abagore. Igihe yarimo asubira iwabo, atashye Imana imubwiye agasubira iwabo, yageze ahantu mu nzira ku kibaya cya Yaboki. Ahageze biravuga ngo yambutse umugore, yambutse abana, yambutse ishoreke, yambutse ibintu byose, arangira asigara hakuno wenyine. Asigaye wenyine, marayika w'Imana araza aramusanga nijoro. Biravuga ngo aramukiranya, bigiye kugera mu gitondo, marayika agiye kugenda, Yakobo aramubwira ngo ntabwo nkurekura utampaye umugisha. Aramubwira ngo witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Aravuga ngo ntabwo cyitwa Yakobo, ahubwo uhereye none witwa Isirayeli. Yesu nashimwe cyane. Isirayeli yari afite abana, yabyaye abana 13, abahungu 12 n'umukobwa umwe. Iyo tuvuze rero ngo Abisirayeli, ni ukuvuga ngo n'abana bakomoka kuri Yakobo, muri n'imiryango ikomoka kuri Yakobo, muri ba bana be 12. Yesu nashimwe cyane. Kuko Imana yakomeje umugambi wo gucungura abantu, yaje mu isi ifata sample ya Isirayeli, ibana nabo. Ubwabyo Imana yabikoreshaga nka strategy ivuga butumwe kugira ngo abantu bayimenye, bamenye ko hari Imana. Umugambi wayo wari uwuhe? Kwari gufata ubwoko bw'Abisirayeli, bari abantu bakeya, Imana ikabayobora, Imana ikababera umugaba, Imana ikababera umugisha. Igihe babaye kwa Farawo imyaka 430, bakaza kuvayo, Imana yigaragaje mu buryo bukomeye cyane, ikora ibitangaza byinshi muri Egiputa kugira ngo abantu bamenye ko ari Imana. Imana ikora ibitangaza 10 muri Egiputa. Noneho ibakurayo, bararwana n'amahanga akomeye cyane mu nzira kugeza igihe bagereye i Kanani. Yesu nashimwe cyane. Noneho bagezeyo baratura, barahaba, ariko babonye ukuboko kw'Imana. Imana bajya kurwana n'amahanga akomeye cyane, ni bakeya, bakarwana n'ingabo nyinshi bakazinesha. Nabo ubwabo bari bazi neza ko kunesha kwabo atari imbaraga zabo, atari ubwinshi bwabo, ahubwo ari Imana Isirayeli irimo kugendana nabo. Yesu nashimwe cyane. Rero aho ngaho niho hakomoka iryo zina mwumva kenshi dukoresha muri Bibiliya. Ubona abantu badasoma Bibiliya, Abisirayeli ni bantu ki? Abo nibo bitwa Abisirayeli. Noneho Abisirayeli bamaze kugera i Kanani, bagereranyeyo na Yoshua, kuko Mose ntabwo yagezeyo. Bamaze kugera na Yoshua igihe kiragera agiye gusaza, asiga atimitse uzamusimbura. Nabamo abiga mu iyo tugiye mu nyigisho wenda muri leadership, abantu bamukuritse izina bakavuga ngo uwe Mose yaramutoje, aramusimbura, ariko arangije ntiyatoza uzamusimbura. Amaze kugenda, Abisirayeli barirara, bajya mu bigirwamana. Nicyo gihe Imana yahagurukije abacamanza.
aho niho dusanga abantu abitwa ba Debora abahanuzi b'abagore, niho dusanga abitwa ba Samson. Icyo cyari igihe cy'abacamanza, igihe cy'aba Gideyoni, igihe muri ibyo bihe Imana ikaze gahamagara umuntu umwe ikamukoresha agakiza igihugu, bakongera bakirara bagasubira mu ngirwamana. Imana ikasa ntibaretse ikazongera gahagurutsa undi muntu umwe akaza, Imana ikamukoresha bakongera bigasubira ku murongo. Birakomeza kugeza igihe noneho haze kuza igihe cy'uwitwa Samweli. Samweli nawe yavutse ku buryo bw'igitangaza, nawe yavutse ari nk'igisubizo Imana ikwigisuzuguriro kuri Ana mama we. Noneho Imana ibana na Samweli arongera agarura icyubahiro cy'Imana muri Isirayeli. Mu gihe cya Samweli habayeho ituze. Muri igice turimo dusoma cya 17 ku murongo hirya mu gice cya 14 twabona ukuntu Abafilisitiya n'ubundi batsinzwe. Bajyaga baza bagatera Abisirayeli bakarwana nabo, bagatsindwa, bakazongera mu gihe runaka bakongera bakagaruka, ubundi bakabanesha, bakazongera bakagaruka. Hari n'igihe barwanye nabo, Isirayeli iratsindwa, ndetse n'isanduka y'isezerano iragenda. Igihe kiza kugera nanone Imana igezeyo ubwo irirwanira bananiwe, barongera bagarura isanduka y'isezerano bayisubiza muri Isirayeli. Bahoraga mu gihe cy'intambara cyinshi cyane. Noneho muri iki gihe ngaha dusomye hari igihe cy'umwami Sawuli. Samweli agiye amaze gusaza, Abisirayeli baramubwiye ngo ntabwo dushobora kuba tudafite umwami, turashaka yuko twimikira umwami. Samweli ababaye arimo asenga, Imana iramubwira ngo Samweli ntabwo ari we banze kuko si wari umwami wabo, ahubwo ni njye wari umwami wabo. Noneho ugenda ubimikira umwami. Nuko nguko Imana yamuhaye imwereka Sawuli. Sawuli yavukaga mu muryango wo kwa Benjamini, kandi nyamara isezerano ry'umwami muri Isirayeli yagombaga kuba aturuka mu muryango wo kwa Yuda. Ni ukuvuga ngo Sawuli yaje ari umwami uvuye mu bushake bw'abantu, ntabwo yari umwami uvuye mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu Dawidi wamusimbuye yakomotse mu muryango wo kwa Yuda, hanyuma kandi akaba uhereye icyo gihe n'iteka ryose abami ba Isirayeli bagomba guturuka mu muryango wo kwa Yuda. Yesu nashimwe cyane. No muri iki gihe cya Sawuli yabaye umwami, akora ibyangwa n'Uwiteka. Yagendanye n'Uwiteka, Bibiri itwereka ko yabanye n'Imana amahoro imyaka 2 yonyine. Imyaka 2 irangiye, indi kandi yamaze imyaka 40 ari umwami muri Isirayeli. Nuvuga ngo indi myaka 38 yayimaze akora ibintu bitanezeza Imana. Imana rero mu bumana bwayo ntiwayibaza ngo kubera iki. Hari igihe umuntu ashobora kuba ahantu akora ibintu bitayinezeza kandi Imana ntimukureho. Umuntu ashobora kuyobora nabi imyaka myinshi kandi Imana ikamwihorera. Ibifite igihe runaka yateguye izamukuriraho. Sawuli muri iki gihe, mu gihe cyo Abafilisitiya baje gutera Abisirayeli, ntekereza ko bashobora kuba bari maze kumenya amakuru ko Imana itakishimira Sawuli. Baje bazi ko muri Isirayeli nta mwami uhari. Sawuli ntakiri umwami, Imana yaramwanze. Amakuru babaga bayafite. Sawuli ntakiri umwami wabo. Noneho na Samweli badukangishaga ntawe uhari. Reka tugende tujye gutera iki gihugu, tugende tujye kubataka. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko imbaraga bari bizeye ko babagaho, iyo Mana yabavugaga yakoranaga n'umwami, none umwami wabo yari yagomeye Imana, reka tugende tubatere. Barangije mu ngabo z'Abafilisitiya, uyu nguyu witwa Goliyati dusomye abari gihanganye mu Bafilisitiya, ntabwo akomoka mu Bafilisitiya. Goliyati yakomokaga mu bwoko bw'abitaga Abanake, babandi barwanaga n'Abisirayeli igihe bavaga muri Egiputa barimo bagikanani. Muri ariya moko yari harimo witwaga Abanake. Iyo usomye Bibiliya mu gitabo cya Yeshuwa 11:21 igaragaza ko icyo gihe muri ngo nta Banake bari bagihari uretse mu duce tumwe na tumwe. Aho bagiye bavuga harimo n'aha ngaha Igati, aho uyu Mufilisitiya witwa Goliyati yakomokaga. So rero kuvuga ngo Goliyati yari mu ngabo z'Abafilisitiya, ariko ntabwo origine iri mu ntuzo mu Bafilisitiya. Ari muri icyo gihe Abisirayeli, urumva Sawuli icyambere, Isirayeli ntabwo yaneshaga ku mbaraga zayo. Isirayeli yabagaho ariko idipendenze ku mbaraga z'Imana. Igihe cyose babaga biteranyije n'Imana, Imana Isirayeli itakibishimira, yabateraga umugongo. Yabatera umugongo bakaneshwa. Imana yakongera yabagarukira bakanesha. Imana yaba bayirakaje bakoze bakoze ibyaha, Imana ikabatera umugongo. Yabatera umugongo bakaneshwa. Nubango babagaho gutyo. Imana ikabiyereka, niba turi kumwe muranesha, niba tutari kumwe muraneshwa, niba tugendanye murambuka, niba tutagendanye ntimwambuka. Imana yarimo ibigisha kugendana nayo. Yesu nashimwe cyane. Buriya ubwoko bw'Imana kutamenya kugendana n'Imana ni ibintu bibi cyane. Iyo uzi kugendana n'Imana, umenya igihe cyo guhaguruka n'igihe cyo guhagarara. Umenya igihe cyo kubiba n'igihe cyo kutabiba. Umenya igihe cyo gushora muri business n'igihe kitari cyo gushora muri business. Umenya igihe, umenya kubara ibihe. So Imana yarimo ibigisha kumenya kugendana nayo.
noneho muri iki gihe rero igihe cya Sawuli ya Sawuli yabaye umwami mubi, yakoze ibyaha, yagize gute, umwuka w'Imana yamuvuyeho. Ndetse mu gice kibanza tubona ahantu Sawuli ngo umwuka umuva ku Imana wajya uva ku Iteka Imana wajya kumutera, noneho akabangamirwa cyane kugeza igihe baje kujya gushaka Dawidi. Ubwo Dawidi ntabwo twavuze ukuntu yimitwe, iki gihe yari atari yaza kuba umwana, yari yarasutswe amavuta. Mu gice cya 16 tubona ukuntu Imana yabwiye Samweli ngo genda ujye kwa Yesaya i Betelehemu, ngo niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ushaka. Dawidi yari umwana muto cyane, yari gucura iwabo. Samweli agiye kujyayo abwira Imana atari ko nubwo unyoherejeyo Sawuli nabimenye ko nagiye kwimika undi mwami aranyica. Imana ivuga ngo wowe ntuvuge ko ugiye kwimika umwami, ahubwo uvuge ko ugiye gutamba igitambo cyo gukora amahoro. Yesu nashimwe cyane. Noneho aragenda agezeyo abwira Yesaya ati zanira abana bawe. Arabazana, abo yazanye Dawidi ntiyari arimo, kuko Dawidi yari ari mu ntama, yari aragiye ari mu rwuri. Igihe bagiye kujya kwegera igitambo, Imana ibwira Samweli ngo abo ngabo ubona ntago ari bo. Samweli abwira Yesaya ati ese abana bawe bose nawe? Arambwira ngo hari undi udahari muto yo muherereze, nimumuzane. Baragenda baramuhamagara, Dawidi araza. Ahageze Samweli amusukaho amavuta. Amaze kumusukaho amavuta ntabwo yahise ajya ku umwana, ahubwo yarongeye isubira mu rwuri ajya kuragira. Igihe rero Sawuli yari afite ikibazo, baje kumubwira ngo hari umuntu tuzi n'umwana w'umusore w'umuhanga w'uburanga w'umurwanyi witonda, baramudescribinga cyane. Aravuga ngo uwo nguwo umwuka w'Imana ari kumwe nawe, ngo aje hano akajya aririmba akagucurangira wakoroherwa. Amutumaho baramuzana, bamujyana ibwami kwa Sawuli. Agezeyo Sawuli yatangira kubabara, umwuka mubi uvuye ku Mana watangira kumwataka. Dawidi akaza akaririmba, yaririmba, Sawuli akoroherwa. Muri iki gihe cy'urugamba Sawuli yari yarasubiye iwabo, ntabwo yari akiri kwa Dawidi, yari yarasubiye iwabo kwa Yesaya i Betelehemu, ntabwo yari akiri kwa Sawuli. Bajya ku rugamba, bageze ku rugamba kujya kurwana n'Abafilisitiya, barahagarara. Noneho Abisirayeli batinya kwataka, n'Abafilisitiya nabo ntabwo barimo kwataka. Hagati aha iyi minsi 40 yashize, nta wamenya niba Abisirayeli bari bafite ubwoba cyangwa se niba Abafilisitiya bari bafite ubwoba. Ko ntabwo bamara iminsi 40 barebana begeranye, batukana, batarimo kurwana. Muri iyo minsi se wa Dawidi Yesaya aramubwira ati genda ujye ku rugamba, ujye kundebera abana bari ndebere kara amahoro. Dawidi azagemuye abazana ibyo kurya, aje no kubasura kugira ngo ajye gushyira papa we amakuru. Ahageze asanga yahageze umunsi wa 40 wuzuye. Noneho uyu Mufilisitiya witwa Goliyati yaraje abwira Abisirayeli, aravuga ati mwebwe kurwana natwe ntabwo mubishoboye, ariko hari amahirwe amwe tubaha. Ngewe ndi hano Goliyati, nimushake muri Isirayeli undi muntu umwe w'umugabo aze hano turwane, nanesha akanyica, twebwe Abafilisitiya turahinduka abagaragu banyu. Ariko nanone nanjye nimwica, namwe murahinduka abagaragu bacu. Bwoko byananye buriya umwuka ugutera, umwuka wa Filisitiya, umwuka wa Goliyati nk'uyu, ni umwuka ushaka kugira umucakara wawe. Iyi si hari ikintu kibaho cy'amakimbirane atazigera arangira mu kiremwa muntu. Igihe cyose umuntu abaho yumva nta muntu utekereza ko yagukorera, ahubwo umuntu wese yumva ko wamukorera. Umuntu wese yumva yuko waba umucakara we, umuntu wese yumva ko nta muntu n'umwe uzabona utekereza ngo uriya muntu ngo wama nkamukorera nkaba umugaragu, ahubwo umuntu wese yumva wamukorera. Uyu mwuka rero uzana igisuzuguro ku muntu, uzana igitutsi ku gihugu, uzana igitutsi ku bantu, ni umwuka ushaka kugira ngo wowe uwukorere, ni umwuka kugira ngo ujye hasi yawo uwukandamize. Nicyo bashakaga. Aravuga ngo twebwe ni munyica, turabagaragu banyu, ariko nanjye nimwica, namwe muraba abagaragu bacu. Inuvuga ngo ahangaha cyari gikenewe numwe uri buze ko umugaragu, undi akaza kuba sebuja. Yesu nashimwe cyane. Ndavuga ngo icyo kintu ubona kikwizirikiraho, icyo kintu ubona kigisuzuguro kikwizirikiraho, ni umwuka ushaka kugira ngo ni kimwe muri bibi, uraba umugaragu wanjye cyangwa se jewe ndaba umugaragu wawe. Aya makimbirane menshi agenda aboneka hirya no hino mu bihugu, nuko biba bipezanya mu mbaraga. Kimwe gihe ngo barashaka kudutegeka, abandi ngo natwe bashaka kudutegeka, abandi natwe bashaka kudutegeka. Haba harimo bashaka umwe ugomba gutegeka abandi kandi ku gitsuri. Ku buryo uzumva igihugu kimwe ngo igihugu ngo cyagiye muri iki ngo bamenye ko barimo bakora ibisasu, none twagiye kubarasa. Kuki mugiye kubarasa? Barikanga ko ejo bazasanga bagize imbaraga zishobora kurenga izo bafite. Iyi si rero ibaho ibintu byose bipezanya ku mbaraga. Na Satani abaho apezanya ku mbaraga, agira ngo arebe ko yagupeza imbaraga ze zikaruta zawe ukaba umugaragu. Iyo Satani yakunesheje ubu umugaragu we,
kuba umugaragu wa Satani ni gute? Umuntu ugenda ukarara mu kabari unywa inzoga ukageza mu gitondo, ubu uri umugaragu kuko uramukorera cyangwa se uramutegeka cyangwa gutegeke. Ntabwo wambwira ngo umuntu muzima ufite ibitekerezo ashobora kugenda agakorera amafaranga y'iminsi 30 bakamuhemba, yarangiza akagenda akicara mu kabari akanywera ijoro rimwe agashira cyangwa amajoro abiri, akazatahana hanguva n'umunaniro, utarimo kumbwira ngo uyu muntu hari izindi mbaraga zibimukoresha. So gukona inzoga, so gushaka gushira inyota, ko ntabwo warara nk'inzoga ngo uhere saa 2 za nimugoroba ugeze saa 2 za mu gitondo inyota itari yashira. Iyo nyota itarimo gushira muri ayo masaha ifite ahandi ikomoka. Hari ibintu byinshi tubona muri iyi si bigaragaza ko umuntu ari hasi, ari umucakara w'ikintu runaka kirimo kimukoresha. Icyo bashakaga ko rwa ngo mwebwe nimuze mutuyoboke cyangwa se twe tubayoboke, ariko kubayoboka cyangwa mukatuyoboka birabaho ku mbaraga. Nimutunesha turabayoboka, nitubanesha turatuyoboka. Yesu nashimwe cyane. Muri ako gahe rero aho twasomye hanga arimo avuga ngo Umufilisitiya arongera aravuga ati ntusuzuguye ingabo za Isirayeli. Yarabwiye ngo ariko gese ndi Umufilisitiya kandi mwebwe mukamura abisirayeli. No kuvuga ngo Umufilisitiya muri abana bantu babiri muri Bibiliya nuvuga ngo Umwisirayeli ni umukristo, ni umuntu wemera Kristo, ni umuntu wemera Imana. Umufilisitiya ni umuntu wemera ibigirwamana utemera Imana rurema. Yarimo ababwira ngo jewe ndi Umufilisitiya ndetse nta nubwo gena nemera Imana. Nigeze rimwe kujya gusura hari kera muri za Bibiliya ngira ngo na gatandatu hari niwe atari 2006 buryo. Noneho umuntu twasenganaga umukobwa yari yaraguye. Ngiye nagiye kubasura ngira ngo ndeye ko naho mbyutsa. Ngeze nsanga hari umugabo w'umuzayirwa wari kumwe mu nzu. Nagiye kuvuga Imana araseka cyane, arakavugiye ntabwo nemera iyo Imana yanyu. Nemera shitani, niwe nkorera, niwe kwisi hari umuntu utinyuka akavuga gutyo. Ugiye nemera shitani, iyo Imana yanyu ntabwo nyemera. Noneho wa undi nagiye nzi ngo ngiye kuganiriza ijambo ry'Imana ngiye kubyutsa, mbona nawe ari ku ruhande rwa wa undi wemera shitani. So mbonye bahuje, icyo nakoze nawe ngo basi nimunyemerere nsenge nshime nigendere. Ndasenga mfata biri yanjye ndagenda. Hari igihe umuntu akubwira ngo jewe ibyo nemera uyu munsi wimbwira Imana kuko Imana yabige sinyemera. Ngewe ndemera. Hari umugabo wigeze kuza kutuganiriza rimwe ahantu twari mu ngando yitwa Kristi yarigendera ukire mahoro. Nibwo aravuga ngo aratubwira ngo kera ngo hari komisiyo ngo y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Aratubaza ngo muze impamvu twabikuyemo. Tabona ngo tubizi ngo nuko hari abantu tutemera ko turi biremo. Twebwe ntabwo ibyo kurema ntitubizi, tuzi ko twabaye gusa, ntabwo twemera ko turi biremo. Hari abantu bahari batemera ko Imana ihari, batemera ko Imana irema, batemera ko Imana ifite ubushobozi, batemera ko Imana ifite ububasha. Niyo mpamvu nanone Imana nayo ifata abandi bantu bamwe ikemera gukorana nabo kugira ngo yereke abatayemera ko ari Imana ihari kandi ifite imbaraga. Yesu nashimwe cyane. Niho dukomora imbaraga. Nuvuga ngo Imana kubera ko hano hari umuntu utayemera, hano hakaba hari uyemera. Imana ikorana n'uyemera kugira ngo yereke utayemera ko ari Imana iri hejuru y'ibyo yemera. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo naziriya ntambara biriya byago 10 mwonye muri Egiputa ni inkoni y'Imana irimo gukubita ibigirwamana 10 byo muri Egiputa. Tugiye kubyiga nabyo mu minsi ikurikiyeho. Nuvuga ngo Imana yarimo ikubita ibigirwamana, ibyo bemera Imana ikabikubita. Rero hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibigirwamana. Yesu nashimwe cyane. Goliyati arababwira ngo ese muremera kutuyoboka cyangwa murabo ngo ngiye nsuzuguye ingabo za Isirayeli. Muri uko kwivovota kwera aho ngo yigize umuntu nyine ukomeye, umuntu w'umuhatari, yumva ko Isirayeli Sawuli yacitse intege, abasirikare bafite ubwoba iminsi 40. Reka dusome kubera ko iyi nkuru ni ndende kandi ni inkuru iryoha cyane. Ntabwo ngiye gusoma umurongo ku murongo, ntabwo nabirangiza, ndagiye nasoma mu mirongo imwe n'imwe. Reka duhere kuri 26 none. 17:26. Maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati uzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi bazamugororera bati, mbese uwo Mufilisitiya utakebwe asuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Uwo Mufilisitiya utarakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo mbese uzamwica agakura igitutsi kuri Isirayeli agakura igisuzuguro kuri izi ngabo azagororerwa ate? Nawe ngo ikintu cyose kigukandamiza, ikintu cyose kigutsikamiye, ikintu cyose ukesha kubaho kiba cyaragushyizeho igisuzuguriro. Ikintu cyose cyumva ko ugomba kubaho uko gihari
niyo ngo niba twe dufite uburenganzira gusa bwo kubeshwaho n'Imana, uretse Imana ibindi bisigaye ku ruhande ntabwo byakabaye ari byo dukesha kubaho. Twakabaye tuvuga ngo turiho kubera Imana, ariko iyo hageze ahantu umuntu ashobora kuvuga ngo ngewe ndiho kubera kanaka aba yatariho, ngewe sinabaho. Hari ubwoko bw'igisuzuguro buba bukuriho, kuko ntabwo wagombye kubaho kubera umuntu, wagombye kubaho kubera Imana. Iyo umuntu ariho rero avuga ngo ngewe uyu munsi kanaka atariho, ubuzima bwanjye bwahagarara. Hari urwego, hari umwambaro ukeneye kwiyambura kugira ngo ubashe kubaho, uvuga ngo ubu ndiho n'Imana yanjye. Yesu nashimwe cyane. Iyo umuntu atangiye kugenera amasaha yo kuryama no kubyuka, biriya bintu bijyana n'aka kazi tubamo ka buri munsi. Ubundi buriya kubyuka mu gitondo umuntu akugenera isaha yo kubyuka, isaha yo kurya saa sita, isaha yo gutaha nimugoroba, isaha yose nta burenganzira nawe mufite. Hari izindi mbaraga ziri hariya zikugenera amasaha yo kuryama no kubyuka. Ziriya mbaraga ntabwo wagombye kuba uriho kuriya, wagombye kuba uriho. Yesu yaraje kugira ngo tubone ubwisanzure, tubone freedom. Iyo rero udafite freedom, hari ikindi kintu kigenga imibereho yawe, hari ukuntu mu ruhande rumwe cyangwa urundi ubangamiwe. Yesu nashimwe cyane. Iki aravuga ngo umuntu uri bukureho igitutsi kuri aba bantu baraho tukaguhera mu gitondo. Nuvuga ngo uyu Goliyati yabatubaha kabiri ku munsi. Mu gitondo yarazaga akabakwena, nimugoroba akongera akaza akabakwena. Bakajya hasi bakaceceka bati Mana mudukize, babundaraye hasi. Aravuga ngo umuntu uzabakiza kino gitutsi azagororerwa ate? Yesu nashimwe cyane. Baramubwira ibintu yagomba kugororerwa byari ibintu bitatu. Icya mbere baramubwira ngo azahabwa ubutunzi. Icya kabiri, umuryango we uzasonerwa imisoro, ntazongera kwishyura imisoro ya leta. Icya gatatu, azashyingirwa umukobwa w'umwami. Ni ibihembo bitatu. Igihembo cya mbere arahabwa ubutunzi, arahabwa ubukira, aragororerwa. Icya kabiri, arashyingirwa umukobwa w'umwami. Icya gatatu, umuryango we urakwirirwaho imisoro. Ndetse n'imirimo imwe n'imwe yo mu gihugu, nk'abo bakora bari mu gisirikare babohorwa bagatabata bagasubira mu buzima busanzwe. So nuvuga ngo umuntu uzabasha kubikora ingororano ze zirazwe. Okay. Dawudi aravuga ati ubwo yari yaje agemuriye bakuru baje no kureba ko bameze. Ntiyari umusirikare mu ngabo za Dawidi, nako mu ngabo za Sawuli. Ntabwo yari yigeze aba umusirikare mu ngabo ze. Na Sawuli ubwe ntiyaramuzi. Arangije araza aravuga ati ngewe rero ndashaka kujya kurwana n'uriya Mufilistiya. Ugereranyije imyaka ya Dawidi yari afite muri icyo gihe, bireba ngo yari umusore w'umugenda. Nuvuga ngo nuri hagati y'imyaka 16 n'imyaka 19, niyo rengi abantu babariramo imyaka ye. Noneho Sawuli, inkuru za Dawidi ko ashaka kujya kurwana na Goliyati zirumvikana zigera kuri Sawuli. Zigeze kuri Sawuli aravuga ati nimuzanire uwo mwana turebe. Amugeze imbere aravuga ati sesha kuri 33. Sawuli asubiza Dawidi ati ntiwashobora gutera uwo Mufilistiya ngo umurwane, kuko ukiri umusore w'umugenda kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu buto bwe. Uno murongo 33-34. Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkawiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayikacira akanana nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilistiya utarakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo Dawidi yaje afite plan yo kurwana itandukanye n'iyabandi bari bafite. Abamenyereye kurwana bari baraho barimo bibaza ngo izi ngabo ziraturusha ingufu, Goliyati arakomeye ntabwo turuze kumushobora. Noneho Dawidi ahageze, icya mbere Dawidi n'umwana nta experience afite, ntaho yigeze arwana mu gisirikare ngo hari amateka ye bazi, ariko kuko bari bashobewe nta kindi gisubizo bari bafite. Sawuli aramubwira ati se wa mwana we uzashobora kurwana n'uriya muntu? Ntabwo uzamushobora. Unambwira ati reka njye kugerageza, reka ngewe ngende, icyo nzi cyo nanjye hari ubumenyi zifite. Ntabwo nigeze ndwana, ariko hari ikintu nzi. Icyo nzi cya mbere nemera dore ngiki. Iyo nabaga ndagiye umukumbi
ndagiye intama, nahanganaga n'inyamaswa, nahanganaga n'idubu, nkahangana n'intare. Iyo zabaga zije narazegeraga nkarwana nazo. Yesu ntashimwe cyane. Niba rero narabashije kurwana nazo, ntabwo natinyiriye mu Filisiti utarakebwe. Ariko ngo uriya mu Filisiti utarakebwe ni gutahangara gusuzugura ingabo z'Imana ihoraho. Yesu ntashimwe cyane. Niho ngo uriye mupagani utazi Imana, uriye mupagani wizera ibintu by'abadayimoni, uriye mupagani wizera ibigirwamana, ni gutashobora gusuzugura ingabo z'Imana ihoraho. Noneho Sawuli aramwemerera. Amaze kumwemerera amwambika imyambaro. Hambwa ati genda wambare, amuhaye inkweto, amuhaye ibyuma, amuhaye iki byose aramwambitse. Amaze kubimwambika, Dawidi agiye gutambuka biranga. Byanze aramubwira ati rero ntabwo ndi bubashe kurwana nambaye ibi bintu. Reka mbikuremo. Ibaze umuntu ntamenyereye kurwana ku rugamba. Si umusirikare wahawe amahugurwa ya gisirikare. Si umusirikare ufite experience ya gisirikare. Noneho bamuhaye n'ibyo kujya kurwanisha abandi barwanisha, aravuga ngo ntabwo nabishobora. Yesu nashimwe cyane. Abaza ngo sinabishobora, arabwira Sawuli ati yewe reka nkwereka ati mfite intwaro zanjye njya nkoresha. Intwaro ya mbere yari afite ni yihe? Ni inkoni. Iya kabiri ni yihe? Ni amabuye. Nk'umushumba wese. Intwaro ya mbere ni inkoni. Intwaro ya kabiri ni amabuye. Intwaro ya gatatu ni nagakapu kameze nka kano abanyarwanda bita umutana abasirikare batwaramo imyambi ku rugamba, kera bagikoresha imiheto. Na akabaga ke atwaramo udukoresho twe. Ikindi cya kane ni umuhumetso, itapita cyangwa se umuhumetso, arakantu bita umuhumetso, cyangwa se umukatura niko twakitaga kera twebwe. Ushyiramo ibuye ugakaraga ukarekura ugatera ikintu. Ikindi cya gatanu gikomeye yari afite kwizera imbaraga z'Imana ya Isirayeli. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndagira mubwire ngo umuntu uza gutabara azutazi igihe ntumenya hari buturuke. Dawidi yaje gutabara ubwoko bw'Imana ariko batari bazi ko ari buze. Yabatabaye batari bamuzi mu basirikare bafite. Ahageze azana strategy zitandukanye n'izabo. Nagira ngo umubwire ngo uyu munsi niba ushaka kunesha Goliyati ukuri imbere, niba ushaka guhangana n'icyo kigirwamana kikuri imbere, niba ushaka guhangana n'izo mbaraga zikuri imbere, fata strategy itandukanye n'iy'abandi bakoreshaga. Ambara intwaro zose z'Imana. Dawudi aradarama ngo ngiye sinkeneye izo nkota, sinkeneye ibiki, mfite inkoni yanjye, inkoni ni authority iva ku Mana, mfite amabuye yanjye, mfite iki. Aragenda agiye arimo asanga Goliyati. Goliyati amubonye n'ubwo yanga ariko sha urasuzugura, unteranye inkoni, bakubwiye ko ndimbwa. Undi aramubwira ngo nawe unteranye nguzanye icumu n'agacumu. Ngo ariko nuba reka dusome ukuntu yamubwiye hano kuri 45. Dawidi abwira Umufilisti ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Yesu nashimwe cyane. Goliyati yamuteye mu izina ry'Imana ziwabo. Yaramusuzuguye, bireba ngo yamusuzuguye mu izina ry'ibigirwamana, mu Mana ziwabo. Dawidi nawe amubwira ko amuteye mu izina ry'Imana y'ingabo za Isirayeli yasuzuguye. Yesu nashimwe cyane. Akimara kubivuga gutya, biraba ngo Dawidi ngo ibuye rimwe gusa mu muhumetso ngo ararikaraga, arikubise mu gahanga ka Goliyati, Goliyati ikubita hasi. Yesu nashimwe cyane. Ikintu kimwe gituma umuntu ananirwa kwica igihanda kimuri imbere, ndababwira impamvu imwe ikomeye. Impamvu ikomeye ya mbere ituma abantu bananirwa ari mu nzego z'ubuyobozi, ari mu basenga, ari mu nzego za politiki, ahantu henshi. Ikintu cyica abantu cya mbere ni ukujya kurwana uri Dawidi ukagenda wambaye imyambaro ya Sawuli. Ntuzambara imyambaro ya Sawuli wikwigana uko Sawuli arwana, wowe genda nkawe. Imbaraga ukeneye gukoresha Imana yazigushyizemo urazifite. Yesu nashimwe cyane. Imbaraga zose uzakenera gukoresha ku rugamba Imana yaraziguhaye. Ubwenge uzakenera Imana irabuguha. Abantu benshi bananirwa kubera ko bigana ibyo abandi bakoze. Umuntu aba yicaye ayoboye ikigo arungurukira mu idirishya kureba uko ikigo cy'uwo aturanye yakiyoboye. Aravuga ngo uko kanaka yayoboye nanjye niko nza kubiyobora.
iyo utangiye gukora urebera ku bandi uko babikoze ubamaze kubyica. Nuvuga ngo wakaba birimo gukora ari wowe n'Imana. Haleluya. Wiga kuvugana n'Imana, wiga kugendana n'Imana, ukabaza Imana. Wenda wakwirefera ku by'abandi simbyanze, ariko kandi atari ushinka kamije umutima wawe. Dawidi aravuga ngo ntabwo ndi bwambara imyambaro yawe, jewe ndagenda nkanjye. Niba ushaka gutsinda igihanda kikuri imbere, senga nkawe, wisenga nk'akanaka. Genda nkawe, wigenda nk'akanaka. Kora nkawe, wikora nk'akanaka. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo amaze kumugera imbere, ikindi kintu gitangaje hano, ibuye yamukubise, ubundi ikintu kiza gifite imbaraga kikakubita mu gahanga, wagombye kwikubita hasi ugaragara. Ariko ari mukubise mu gahanga, yaje yubamye yubarara imbere ye. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo ibigirwamana byose n'izindi mbaraga zindi zose upfa kuba wahagaze ugahamya Imana ngo amavi yose azapfukamira Imana. Yesu nashimwe cyane. Ndagira mbwire ngo icyo kintu cyagushizeho igisuzuguriro muri iyi minsi, ambara ingamba nshya zo kukirwanya, fata strategy nshya zo kukirwanya. Hagarara nkawe, wigenda wigana uko abandi bagenda, wigenda nkawe, kuko Imana igushaka nkawe. Imana ishaka gukoresha nkawe. Imana ishaka kuvugana nawe nkawe wowe. Ntabwo Imana ishaka kugira ngo baze ukurure ibya Basawuli, ukurure ibya bandi. Genda nkawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bwoko bw'Imana, uyu munsi turimo dusenga, turimo dusoza turi ku munsi wa gatatu w'aya masengesho, ndimo nsoza inyigisho. Ndagira mbwire ngo iyi Imana, niba ushaka kugendana n'Imana, niba ushaka gukorana n'Imana, hari ibintu by'ingenzi ugombye kwitaho. Icya mbere, Imana ntirobanura ku butoni. Icya kabiri, Imana ntikoresha umuntu kubera uko areshya cyangwa uko angana. Icya gatatu, Imana ntikoresha umuntu kubera havuka. Icya kane, Imana ntikoresha umuntu kubera imyaka y'ubukuru afite. Icya gatanu, Imana ntikoresha umuntu kubera network y'abantu afite. Imana yagukoresha uko ungana, Imana yagukoresha ukuri, utisuzuguye, ntiwigaye. Icyo kintu ubona cyabaye karande ku muryango wawe, uwo Goliyati ubona wigize ikidakoreka ku muryango wawe, waramuhasanze uvuka, abandi bakubwiye ko bamuhasanze, none nawe uramubona. Ndayirumbwire ngo haguruka, wambara imbaraga z'Imana, wambara intwaro z'Imana, wizere Imana ya Isirayeli, ugende nkawe uhana n'iyo Goliyati. Yesu nashimwe cyane. Kuko utabaye buri muntu wese uvutse ukabaho ugasiga nibura nta mateka wanditse yaba mu muryango wawe, basi gatoya, n'udashobora kwandika yo kwisi, andika amateka y'igihugu. Ay'igihugu nakunanira, andika basa y'akarere. Ay'akarere akunanira, kora basi ku rwego rw'umurenge. Ku rwego rw'umurenge n'ibyangi, nibura basi shaka ikintu ukora muri generation, muri gihe cyo kubaho kwawe. Nibura kizibuka bavuye ngo mu gihe cyo mu muryango w'iwacu havutse umuntu kanaka, hari amateka yahinduye. Yesu nashimwe cyane. Nibura hari Goliyati yasanze ariko yasize amukuyeho. Wowe urimo urakora iki kuri uyu munsi kugira ngo icyo gisuzuguriro kiri ku muryango wawe kiveho? Urimo urakora iki muri iyi minsi kugira ngo icyo gisuzuguriro wasanze iwanyu hariya kihave? Yesu nashimwe cyane. Ko niba udafite intego yo gukuraho igisuzuguriro wasanze ahantu, nta n'impamvu wagombye kubona ariho. Kuko kubaho ntabwo ari kubaho gusa ngo naravutse ndakura nka cyagiye cyabaye bitwa abare abantu mu gihe cya Mose, igihe cya Mose yandika igitabo cy'itangiriro, yageraga ahantu bagasanga umuntu ngo yarabayeho ngo arama imyaka ngo 700 800 ngo 1000 ngo arangiye ngo arapfa, ngo abyara abahungu n'abakobwa arapfa. Ugashaka ikintu uwo muntu yakoze mu gihe cye hakaburamo na kimwe. Nshuti z'Imana, wibaho gusa kugira ngo bazashake icyo wakoze mu gihe cyawe kibure. Nawe uzavuga umuntu yaravutse ngo hanyuma ngo aragenda ngo ariga ngo avayo ngo araza ngo arashaka ngo yubaka inzu ngo arabyara abana ngo arangije ngo arapfa. Ako sakazi. Ibyo ngibyo sakazi. Icyo ngibyo nta kintu na kimwe waba ukoze. Shaka ikintu ukora mu gihe cyawe. Bazwa ngo ni ikihe gisuzuguriro gihari? Ni ikihe gisuzuguriro kiri ku muryango wanjye? Ni ikihe gisuzuguriro kiri kuri jewe? Ni ikihe gisuzuguriro kiri ku itorero rya Kristo muri iki gihe? Ni hehe hantu hari igisuzuguriro runaka numva ashaka kubanza nkakuraho mbere yuko mva kuri isi? Yesu nashimwe cyane. Gitekereze, numara kukibona uburyo bwo kugikuraho burahari. Inzira ya mbere ni ukwizera Imana ishobora byose. Yesu nashimwe cyane. Wowe ikintu cya Abisirayeli bari bazize mbere Dawidi atari yaza, bo barirebaga bakareba n'Abafilisitiya, bagasanga nta mbaraga bafite zarwanya Abafilisitiya. Nyamara bari birengagije ko sibo barwana, n'Imana ya Isirayeli rwana. Yesu nashimwe cyane.
icyo ngicyo urimo ureba ukabona kirakurusha imbaraga. Si imbaraga zawe zibuze kukinesha, n'imbaraga z'Imana ziribuze kukinesha. Niba ari iyo ndwara ubona, iyo ndwara ikomoka ihora mu muryango w'abanyizingamo yanze kuhava, si wowe wo kwivura ko n'abaganga yarabishe. N'Imana yonyine ishobora kuyivura, ahubwo Imana irimo irashaka umuntu ikoresha kugira ngo ikore icyo kibazo. Uwo muntu yakabaye aba wowe. Yesu nashimwe cyane. Impamvu rero urimo gutinya kuba wowe, urimo urareba hano ukabona Sawuli araryamye, wahindukira ukabona Yonatani araryamye, wahindukira ukabona abagabo b'ingabo bararyamye, ukavuga ngo ngiye sinabishobora kubera ko n'abandi byabananiye. Ntabwo ko abandi batabishoboye ari urwitwazo rwo kutabishobora wowe. Yesu nashimwe cyane. Kuko na Dawidi yaje yasanze bakuru be bahari kandi nta gisubizo bari bafite, ndetse agiye no kugerageza ngo yangaje muri dosiye bari batangiye kumubuza. Baramubwira ati sigaho utangiye kwishyandura, ibyo n'ibyo ugiye kujyamo, ni wowe uruta abantu bose bara, uraruta umwami wa Isirayeli, uraruta ingabo zose ziri aha ngaha. Arabwira ati ariko genda imundeke. Yesu nashimwe. Iyo uri muhaguruka nayiramubwira ngo hari intebe ihari udashobora kuzicaraho mu buzima bwawe, Goliyati atari yawe. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ushobora, umunsi Dawidi yishe Goliyati, mbere yaracurangaga agasubira iwabo akajya mu ntama, ariko umunsi yishe Goliyati ntabwo yasubiye mu ntama. Uwo munsi yari yagiye ibwami, yavuye mu ntama uwo munsi arara ibwami. Aho ushaka kurara ugeze uyu munsi, aho ushaka kuzagera ejo cyangwa ejo bundi, ntushobora kuzagerayo utabanje kwica igihanda kikuri imbere. Yesu nashimwe cyane. Inzira ya mbere izakugeza ahantu ushaka kuzagera ni igihanda kikuri imbere. Icyo kibazo ubona cyugarije aho ngaho, icyo kibazo ubona cyananiye ahantu hose ibisubizo byabuze, ni wowe wo kubishaka. Wamara kwibona bikakubera inzira uzuriraho ukazamuka ukagera aho ushaka kuzagera. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu munsi ubwoko bw'igisuzuguriro Imana ishobora gukuraho. Imana ishobora kuzanira umuntu, Imana ishobora gukoresha wowe, nibura basi umuryango wawe kiriya gisuzuguriro kikavaho. Ariko uzi kuvuka ugasanga iwanyu barara muri nyakatsi, n'abakuru bawe bagiye barara muri nyakatsi, ukazarinda ugenda bakiraramo. Uzi kuvuka ugasanga iwanyu hari indwara ihora yica abantu, asima yishe mukuru wawe, yishe so wanyu, yishe nde, ukazarinda ugenda ukayisigaho. Uzi kuvuka ugasanga ikintu runaka wasanze iwanyu ukazarinda hava kigihari. Ndakubwiza ukuri nta kintu na kimwe buriya waba ukoze muri uriya muryango. Rero haguruka wambara imbaraga, ukure kiriya gitutsi ku muryango wawe, ukure kiriya gitutsi ku rushako rwawe, ukure kiriya gitutsi ku bana bawe, ukure kiriya gitutsi ku baturanyi bawe. Gerageza, haguruka. Imana dusenga ni Imana ishobora byose. Yesu nashimwe cyane. Ni Imana itaginanirwa, ni Imana idakeneye umusada. Iyo wayemereye ugakorana nayo iragushoboza. Rero haguruka, niba basi uzandikwe mu bitabo by'umuryango, niba famiye yawe izagira umunsi wo kwicara kwiyukiye ngo mu gihe cyakanaka yabayeho umuryango wacu wari ugisuzugura iki niki, ariko igihe yahabaye yarahagaze arasenga, yarahagaze akora ibi nibi, icyo gisuzuguro cyakuweho. Imana ngije bamugisha. Tuzahure nanone ejo mbereke ubundi bwoko bw'igisuzuguriro bwa kangahe, bwa kane tuzakuraho ku buzima bwacu. Imana yo mu ijuru ibamugisha kandi bagire neza.